kuko maze iminsi mfite umutwaro cyangwa se icyifuzo gikomeye cyo kuganira n'abantu ku bijyanye n'isabato ko namaze kubona ko abantu benshi bari mu buyobe, ariko navuga ko ari ubuyobe buturuka ku kutamenya ijambo ry'Imana no kudasobanukirwa. Ijambo isabato rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo, ntabwo ari ikinyarwanda, ni ijambo rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo niba ijambo isabato bisobanura kuruhuka cyangwa kurekeraho, kuki twebwe dufata kuruhuka? Kuko Bibiliya ntago yivuguruza. Ikintu cya mbere uzamenyera ko warushe, wananiwe, ni ukuhunikira ukanasinzira. Imana yacu rero tuvuga ni omnipotent, omnipresent, omniscient. Rero Imana ifite ibyo bintu byose bitatu ntabwo ishobora kuruha. Ahubwo reka abakristo dusobanuke uyu murongo koko usobanuye iki. Iri jambo kuruhuka ntabwo risobanura kuruha, ahubwo bisobanura kuzayenda. Reka mbabaze abadukurikirana bubahiriza isabato nibi nayo bayubahiriza, kuko nayo ni amategeko. Itegeko ryo kuziriza isabato ryarebaga gusa abantu bubahirizaga n'andi mategeko Imana yari yaratanze binyuze kuri mo. Muri Nouveau Testament mw'isezerano rishya umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, ntago ayoborwa n'amategeko. Wiliberi ntago uruka ku isabato urakora. Wemeza ute ko wubahiriza amategeko 10 kandi hari itegeko rya 4 wica? Nababyigisha turaza kubireba rero. Ikinyoma cya mbere ni ukuvuga ngo Imana yatangije isabato igihe yaruhukaga ku munsi wa karindwi. Ntabwo Imana yatangije isabato umunsi yaruhukaga, umunsi yarekeye aho. Kuko imaze kurekeraho kurema, nta muntu n'umwe Bibiliya ivuga ko yizihizaga isabato mbere y'uko Mose ahabwa amategeko. Ikindi kinyoma, ntago mbere y'uko uhabwa amategeko Abisirayeli bizihizaga isabato. Umuntu ashobora kwibaza niba ari isezerano ridakuka Imana yashize irindi sezerano rishya. Paulo uko byari bimeze nuko yagombaga kujya kwigisha abantu abasanze aho bari, no mu masinagoga akajyamo kugira ngo ababwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta handi yari kubakura rero atari mu masinagogi yabo. Nta munsi wo kudakora nta gidayeri, nta n'umunsi wo kudasenga ubaho. Iminsi yose ni iy'Imana, iminsi yose niyo gukora, iminsi yose niyo gusenga. Mwege musenga ku cyumweru, kandi ku cyumweru ni Sunday, bisobanuye umunsi w'izuba. Ngo ni Sunday, ngo dore ngo yitwa Sunday, umunsi w'izuba. Ariko abo ngabo bavuga ko basenga ku wa gatandatu ngo ni Samedi, ni ku isabato. Ariko Saturday nayo ni umunsi wa Saturn, ikigwamana cyitwa Saturn. Rero nujya kuvuga ngo uyu munsi ngo n'uwizuba, ngo uyu munsi n'ukwezi, uyu munsi ngo nuwande, nene da iminsi yose ni ya rurema. Leta ishize witegeko ti uwa masengero yose nta muntu uzongera kujya mu rusengero ku cyumweru. Tubahaye gahunda yuko hahandi mwaterana ku cyumweru muzaterana kwa gatanu. Bene data mu nkurikirana, ibyo bihungabanya iki umukristo mu mwuka? Ntabwo Kristo twizeye ari Kristo w'imisi, ariko ni Kristo w'ibihe byose. Nitwinjira muri Kristo tukava mu idini, ahubwo tukinjira muri Kristo azatwigisha uko tugenda. Kristo ndimo suw'imisi, suwa Samedi, suwa dimanche. Kristo tubana kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu kugeza ibyo yahinduye byo ni byinshi. Ntabwo ari uwo munsi wonyine, kuko murabizi ko n'umubatizo wo mu mazi ngira ngo wahindutse mu gihe cye. Nibutse n'abantu yuko ni ca 10 itorero rya mbere ritagitangaga. Ni ikibazo abantu bari mu buyobe butari ngombwa cyane. Umuntu akagucira urubanza ngo wowe ukandagira isabato nta juru uzajya mu rya muyomba wawe cyangwa ni rya shangazi. Muri make rero bakristo bene data mudukurikirana, tuve mu idini twinjire muri Kristo. Abantu turi mu idini ariko ntago turi muri Kristo. N'inyigisho twigishwa ni izi dini, ntabwo ari za Kristo. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe. Bakunzi bacu mudukurikira muri hirya no hino ku isi, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana mwene data Wiliberi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusangira byinshi abantu bashobora kuba bibaza. Uyu munsi turagaruka ku munsi uzwi ukunda kugirwaho n'impaka, munsi w'isabato. Turawuvugaho kandi ndatekereza ko abantu benshi ibyo bibaza bari buze gusobanukirwa. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Dushimiye Imana iduhaye undi mwanya kugira ngo twongere kuganira kuri iyi topic cyangwa se kuri iki kintu cyitwa isabato. Rero mutarambaza byinshi, nagira ngo nse nk'usubiza ibibazo abantu bakunze kwibaza, kuko maze iminsi mfite umutwaro cyangwa se icyifuzo gikomeye cyo kuganira n'abantu ku bijyanye n'isabato. Ko namaze kubona ko abantu benshi bari mu buyobe,
ariko navuga ko hari ubuyobe buturuka ku kutamenya ijambo ry'Imana no kudasobanukirwa, ugasanga abantu bari mu bintu rimwe na rimwe umuntu akibaza aho bizagarukira ntabyumve. Rero muri make nagira ngo iki kiganiro kibe ikiganiro gifasha buri wese uzagikurikira kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ese ijambo ry'Imana riravuga iki ku isabato, ese isabato ni iki. Ni ikintu cyigishwa ariko cyane, ni ikintu cyigishwa cyane, ndetse n'idini ntavuze izina risa nkaho ryagendeye kuri iki kintu cyitwa isabato, ariko nagira ngo abakristo cyangwa se umuntu wese udukurikirana asobanukirwe neza ibyanditswe, arusheho kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, nibyo rero tugiye kuganira. Ubundi tunatangira, isabato yari isobanuye iki kuva mbere hose mu isezerano rya kera? Icyo kibazo reka ngisubize hamwe n'iki ngiki kivuga ngo ese isabato ni iki. D'abord ijambo isabato ese ni ikinyarwanda, ese ni igifaransa cyangwa se ni iki isabato? Nubwo iri jambo iyo umuntu agiye kubireba basa nkaho barishize mu kinyarwanda, turabizi ko mu gifaransa ngira ngo ni saba, ni saba, mu cyongereza hajya ninde ni sabat, saba. Rero abanyarwanda muri Bibiliya dufite bayise ngo ni isabato, ndetse no mu kinyarwanda tuzi ko ari isabato. Isabato rero ni umunsi wa karindwi. Umunsi wa karindwi ntago ari icyo twita ku cyumweru, ahubwo ni kuwa gatandatu, cyo mu gifaransa bita ngo ni samedi. Noneho ijambo isabato rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo, ntabwo ari ikinyarwanda, ni ijambo rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo kuruhuka cyangwa se kurekeraho. Nagira ngo se nkuganira n'abakristo gato tubanze twumve ese Imana iraruha. Nagira ngo tewa dusomere tureba aho iri jambo isabato ku nshuro ya mbere ryagaragaye. Yego, ndumva ari itangira ibice 2 umurongo wa 2, arakomezaho gato adusomere twumve neza kugira ngo nsobanure kano kantu. Itangiriro 2 umurongo wa 2 aravuga ngo ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yose yakoze. Noneho ikibazo nabaza Theo, ese Imana iraruha? Ariko bavuze ngo iraruhuka nayo. Nicyo kibazo, kuko Bibiliya nagira ngo tuyumve mu gihe barisobanura ngo ibintu bibiri, kuruhuka cyangwa kurekeraho. Kuki dufata kuruhuka, kurekeraho ntiturifate? Kuko mumenye ko Bibiliya dusoma yari mu Giheburayo no mu Kigiriki, kugira ngo ibyo ngibyo turabizi. Yego. Noneho hari amagambo iyo ujya gutraduiza bisaba yuko witonda cyane uburyo uri gutraduiza amagambo cyangwa se gusobanura amagambo, kuko rimwe na rimwe usanga ayo magambo atagiye mu busobanuro nyabwo ukurikije original aho byaturutse, aho ijambo rituruka ubwacyo. Rero niba ijambo isabato bisobanura kuruhuka cyangwa kurekeraho, kuki twebwe dufata kuruhuka? Kuko Bibiliya ntago yivuguruza. Kintu nagira ngo tumenye cya mbere nuko Bibiliya ntabwo yivuguruza na rimwe. Ntabwo yenda ari topic turi, ariko umunsi umwe tuzafata Bibiliya, hari amagambo uzasanga mu gifaransa no mu kinyarwanda ugasanga ntibihuye, ngira ngo murabizi. Cyangwa se wanga wajya muri Bibiliya yitwa King James Bible ugasanga ntabwo ihuye, ugasanga ntibihuye na Ruisego. Yego. Kubera iki? Bivana n'umuntu wasobanuye. Rero hano nagira ngo abakristo dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana. Ni nacyo kintu cyatumye iyi topic kibaho, no kugira ngo turebe neza tutanatinze Bibiliya ivuga iki. Icyambere turemeranya nge nawe yuko Imana itaruha, ariko batweretse ko yaruhutse. Nicyo shaka gusobanura. Batweretse yuko Imana yaruhutse, ari nabyo byigishwa cyane. None se ugiye muri sens propre, ukajya mu bintu bisobanutse neza, hari Zaburi, ndumva ari indirimbo sinibuka neza Zaburi ni yakangahe, ni indirimbo y'194. Mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabago kwanjye kwavahe mubimbwira. Ni kuwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, irango ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntihunikira ntisinzira, ihurira imaso. None nagira ngo tujye ku kintu kiri simple, kiri cyumvikana. Niba Imana yacu itagihunikira,
itagisinzira. Amena. Kandi ho riri maso bisobanuye iki? Bisobanuye yuko itaruha. Ikintu cya mbere Theo uzamenyera ko warushe, wananiwe, nuko hunikira ukanasinzira. Ikintu kigaragaza ko wananiwe. Imana yacu rero tuvuga ni omnipotent, omnipresent, ishobora byose, omnipresent, omniscient. Era Imana ifite ibyo bintu byose bitatu ntabwo ishobora kuruha. Ahubwo reka abakristo dusobanuke uyu murongo koko usobanuye iki. Iri jambo kuruhuka uko umwuka agiye numva nsobanurira. Iri jambo kuruhuka ntabwo risobanura kuruha, ahubwo bisobanura kurekeraho. Ngira ngo mukanya turaza kubirebaho neza twitonze nitugera ahantu tugaragaza none isabato ya gikristo, guhuza isabato y'isezerano rya kera n'isabato y'isezerano risha. Harya umuntu yaremwe kuhe munsi? Yaremwe ku munsi, ndumva tugiye kuri essence yacu yaremwe ku munsi wa gatanu. Ya aho rero niho hari umwanditsi wavuze ati Imana imaze kurema umuntu, ibyari by'ingenzi yari yabiremye, ubundi bisigaye yari bihariye umuntu kugira ngo bikomeze. Bishobora kuba byajya gusa n'ibyo uvuze, kuko ibo yaravuze ati kuba umuntu yararemwe, Imana yamuhaye uburenganzira, yahise hari ibyo yagombaga gukora no gukomerezaho nawe yagombaga gukora, kuko Imana yaremye amazi. Uyu munsi dushobora kunywa fanta yaturutse mu mazi kuko twamenye ubwo bwenge bwo kuko yamuhaye ubwo bwenge. Aravuga ati ibyari bikeneye nabirangije, ubwo umuntu arangiye reka mendeke yaho. Niko twabifata no kurekera. Donc kubera ko ubundi umuntu asoma Bibiliya ntago umuntu yakagombye kuyoba. Kubera ko Bibiliya ntago isobanurwa n'umurongo umwe. Ariko abandi bakavuga ngo iyi sabato yashiriho twebwe abantu kugira ngo turuhuke, kuko twebweho turaruha, Imana yo ntiruha. Hari uwahita yibaza icyo nanjye nakwemeranyaho. Hari pourcentage nakwemeranya n'uwo muntu, kubera ko Imana yo ntabwo inanirwa. Ndaza gusobanura hari ikintu ndasobanukiwe, nza gusobanuraho gatoya, kuko turacyari kuri iki kintu isabato niki. Tureba yatangiye gute, biratubwira yuko Imana yaruhutse, ndetse uwo munsi wa karindwi yaranawejeje. Yego. Yaranawejeje, usome neza uwo munsi iraweza munsi wa karindwi. Ariko hano ntabwo yari bwabishiraho nk'itegeko. Usome neza kuko itegeko ryaje mu kuva 20. Niho ryatangiriye. Ariko hano yarawejeje gusa, ariko ntabwo yapanze itegeko ngo abantu batangire bawuruhukireho. Hari wakubwira ngo nuko ntabari bahari. Bari bataragwira. Bo bataragwira, ariko hari abari bahari. Abari bahari bo ntibyabarebaga, turaza kubireba ariko buke buke. Noneho muri Bibiliya ijambo riboneka bwa mbere mu mategeko Imana yahaye ishyanga rya Isirayeli. Nyuma yaha byongeye kuboneka ryari Imana itanga noneho Kristo. No amategeko yego. Amategeko ya Mose. Turacyari mu isezerano rya kera. Turacyari mu isezerano rya kera kuko turagenda buke buke. Ndabizi ko twakunda kubaza ibibazo, ariko mbabarire ngende buke buke tugere n'ahantu dukora conclusion neza. Kubera ko ibyo nateguye cyangwa se ibyo numva mfite ndabizi ko ibibazo bya biri busubizwe cyose. Rero nagira ngo umpe umwanya se nk'ugenda buke buke, ubwo ndaza kugusaba rimwe na rimwe usoma imirongo nta kibazo turusheho gusobanukirwa. Urugero, iyo usomye mu mategeko 10 ya Mose, ndumva ari itegeko rya 4. Niho Imana yavuze ngo ujye ukora imirimo yawe yose mu minsi 6, ariko umunsi wa karindwi niwo kwizihiza isabato y'Imana yawe. Urumva ni umunsi wa karindwi wo kwizihiza isabato y'Imana yawe. Donc mu munsi wa karindwi. Urumva ko ari ibintu byumvikana kandi bisobanutse. Imana rero ibishiraho nk'itegeko rigira kangahe? Nk'itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana. Icyo kirumvikana muri ya mategeko twita 10. Yego. Ndetse hari n'ijambo rikoreshwa ngo ntakuka. Amategeko adakuka ni ndumva ari Kinyarwanda. Banavuga ko nanda ari hashamikiye. Nanda ari hashamikiye kuko iyo usomye neza isezerano rya kera usanga hari mategeko arenze 600. Yiyongera kuri ya mategeko 10. Ayo mategeko yose rero usanga ari aho ngaho, kuko Imana noneho yatanze itegeko ko umunsi wa karindwi ntihagire ikintu na kimwe uzawukoraho. Ntugomba kujya guhinga, ntugomba donc nuko isabato yatangira kuwa gatanu. Kuwa gatanu izuba rirenze, ubwo ni 12:00.
kuwa gatanu ubwo ndimo ndabihuza ni iminsi yacu iminsi isanzwe iyo mvuze kuwa gatanu ubwo kuwa gatandatu ubwo ni yari sabato ni uwa karindwi kuko nakubwiye ngo umuntu yaremwe ku munsi wa kangahe wa gatanu ku minsi yacu ariko ni umunsi wa gatandatu ku minsi uko yabarwaga ubwo uhuje umunsi wa gatandatu ku Bisiraheli wari umunsi wa gatanu kuri twebwe ubu ngubu ngira ngo ibyo ngibyo ntawa bitindaho. Rero hari imirimo itakorwaga Imana yari yashizeho nk'itegeko Abisirayeli ntibagombaga kuva mu gace batuyemo. Urabyumva hari nuko nta somye neza ngo mbyinjiremo cyane kuko numvaga ntashaka kwinjiramo cyane kuko birahari hari ibirometero batari bemerewe kugenda ku isabato. N'uyu munsi niko bikimeze ku Bayahudi. Ku Bayahudi niko bikimeze ariko batarizera umwami w'isabato turaza kubibona. Niko bikimeze na n'ubu ku Bayahudi. Hari distance runaka batagendaho. Ese nk'uyu munsi ku mugoroba bo ngo na essentiel zirafungwa ibintu byinshi bivaho. Birafungwa. Bagahagarara umuntu wese akagiwe mu rugo. Nta gucana umuriro. Muri make ngira ngo ntibateka niko nabisobanura. No muri biriya birimo ngo no muziko rya bagomba kujya ibijyo kujya cyangwa se ibijyo byarashye. Ubwo rero ibyo byose ntago twajya mirimo no gutashya inkwi kuko gutashya inkwi urumva kwari kujya kugura gaze uburika tubifata uko kujya kugura amakara nta kintu batekaga ku munsi w'isabato bajyaga ibyarashye. Ngira ngo amakuru turayafite turayazi. Ubwo rero Imana ishiraho ayo mategeko ntago nshaka kubyinjiramo cyane ariko reka mbivugeho gato kuko tubigiyemo cyane ntabwo twafata umwanya munini bitari ngombwa. Imana ishiraho ayo mategeko ntabwo yari yigeze ivuga igihano, ntabwo yahise ivuga igihano muri aya mategeko 10 umuntu tubahirije isabato cyangwa utaziririje isabato azahabwa. Ngira ngo ugerageje kureba iyo ugerageje gusoma ukareba hari ibintu byabaye ndumva twasoma mu kuva 31:15 buriya dushobora kubona ayo magambo waturebera kuva 31 umurongo wa 15. Yego hari titire ivuga ngo itegeko ry'isabato. Yego reka dusome 15 avuga ngo mu minsi 6 barimo imirimo ijya ikorwa ariko wa karindwi ni isabato yo kuruka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka. Nabyumvise. Naho hantu rero turi burebe ibisezerano rigize rite ridakuka. Ari naho abayigisha bavuga ati ntirya ariko niyo mpamvu tujya guhuza isabato y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibyo ndashaka ko tuza kubiza kugira ngo umuntu noneho yumve impamvu yo sabato yabaye ndakuka. Nagira ngo tuze kubyumva neza. Noneho reka dukomeze gato. Icyo nagira ngo mvuge kindi kuri kalendari y'Abayahudi. Hari ibindi bihe byitwa isabato. Uko dushobora gutinda ku munsi wa gatandatu gusa ariko hari ibindi bihe byitwaga isabato. Kuko hangana nagira ngo tubyumve mu buryo busobanutse. Hari ibindi bihe byitwaga isabato si umunsi wa gatandatu cyangwa se umunsi wa karindwi gusa. Icyambere ni umwaka wa karindwi. Noneho ndaza kubaza yenda reka mbabaze abadukurikirana bubahiriza isabato nibi nayo bayubahiriza kuko nayo ni amategeko. Mu yandi magambo ubundi se bawubwirwa n'icyo mwaka nicyo kibazo rero. Hakaba n'umwaka wa 50 nabo bagari isabato. Mu gihe cy'umwaka w'isabato Abisirayeli ntibahingaga imirimo ntibajya mu kazi kandi ababaga barimo imyenda barayisonerwaga. Ese ibyo bintu birahari kuko abantu bajya mu mategeko cyane bagumanye umunsi cyangwa nagira ndimo ndakubaza turimo turaganira. Abantu bazadusubiza muri commentaire ariko icyo ntekereza iyo twiga nkurikije ibyo tubona hanze ngaha byigishwa usanga ikigarukaho cyane nuko uyu munsi ushobora ngo kuba warahinduwe ntugihari kuko ufite undi none utaruhari icyo gihe bavuga ati niwe wimukiweho. Sinshaka kubigarukaho cyane ariko ugasanga wa mugani abantu bizizi isabato uyu mwaka kutavugwa yaba umwaka wa karindwi y'abantu wo mwaka wa 50 kutavugwa
bagumanye iki? Reka ngusubize mu buryo uko mbitekereza nuko yenda njya nganira n'abantu. Hari abantu bakubwira ati amategeko 10 atayandi yose nta kibazo, ariko ibintu biri mu mategeko 10 tugomba kubyubahiriza à la lettre uko byanditswe, kugira ngo ujye ubyumva. Kubera ko ndaguha urugero rworoshye, hari andi mategeko, hari icyacumi, yego, hari amategeko yo kutajya ingurube, sema ingero yabasha yo gushakana, hari amategeko menshi cyane, icyo bita rwa social, uko bafata bimukira babagezemo, donc uko umuntu uguhaye ideni ugomba kumwishura. Hari utuntu twinshi cyane tumeze nk'amategeko, ariko Imana yashyizeho uburyo bwo gufasha community nyine ari hari. Icyo cyose Imana ibishyiraho nk'amategeko, noneho turaza kureba mu kanya uko bimeze. Ibishyiraho nk'amategeko, biraza birakorwa, birubahirizwa, usibye ko batabyubahirizaga neza. Ari nayo mpamvu Kristo Yesu yaje nahabwa icyubahiro, no kugira ngo twubahirize amategeko turi muri Kristo. Amen. Ko turaza kubireba neza. Noneho tuvuye aho, nagira ngo umwana niba hari ikindi kibazo ufite kubijyanye n'isezerano rya kera, noneho twinjire muri ibyo byo ntabwo twabitinda kuko ni ibintu bizwi, nibyo bivuga. Ahubwo ikibazo ni uguhuza ibihe bya kera by'isezerano rya kera no kwihuza n'iby'isezerano rishya, niho ikibazo kiri. Aho ngaho niho ruzingiye, niho ruzingiye. Ariko mbere yaho abakristo badukurikirana, nagira ngo nse nk'uvuga ikintu kimwe nshaka ko dusobanukirwa. Mu gihe cyose Theo tutazabasha gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya, ngo tumenye ngo irya kera rigarukiye aha, irishya rihereye aho, turacafite ikibazo gikomeye cyane. Yewe ntangira gusoma Bibiliya kera ngikizwa muri za 95 na 6 nigeze gusa nk'uyobye. Nakundaga gusoma Bibiliya, noneho nkasoma Ancien Testament, isezerano rya kera, nkashaka gukurikiza ya mategeko yose, twatuntu nkumva nshaka kudukurikiza twose nkumva nshaka kudukurikiza. Noneho wasoma ahantu ukabona ngo umuntu ugwaye uduheri mu maso, ntago yemerewe kwinjira mu rusengero. Wamubona ukavuga ati kuki bamwe, urumva nicyo nshaka kukwereka yuko ubuyobe buhari ni bwinshi. Urabizi ko n'umukobwa uri mu mihango yari yemerewe, ntago yajyaga mu rusengero, imba mu iteraniro, ahubwo ndumva yajyaga nyuma y'umujyi, yahezwaga iminsi 7. Yego, ibyo byose yari amategeko. Niba rero nuvuga uti yewe nubahiriza ibyanditswe, nubahiriza utabanje gusobanukirwa aho amategeko asohorerwa, turaza kubireba uko amategeko yose asohorezwa muri Kristo. Amen. Impamvu Yesu Kristo ari umwami w'isabato, haleluya, nuko Imana muri we niho uburuhukiro bwacu buri. Rero abakristo turaza kureba imirongo iraryoshe, biri iraryoshe cyane, muraza kuryoherwa, kuko ndumva nifuza ko abakristo bataba imbata z'imisi. Imbata z'imisi. Rero kuko abakristo badasabwa kubahiriza itegeko ry'isabato. Kubera iki? Abakristo badasabwa kubahiriza itegeko ry'isabato, ahubwo zo isezerano rishya rize ryakuyeho isabato. Niho ikibazo cyo tugiye kureba. Yego, ese isezerano rishya ryakuyeho isabato? Ushobora kumbwira uti narasomye Yesu yubahirizaga isabato. Siko bimeze cyane rwose. Icyo nari ntangiye nkubwira nti abakristo bagomba kubanza kumenya isezerano rishya aho rihe. Nicyo nagira ngo nsubiremo kuko narigeze kubivuga. Isezerano rishya ntabwo rihera muri Matayo 1:1. Reka kuko Yesu yaje ari under law, munsi y'amategeko cyane, yagomba kuza yubahiriza imigenzo yahasanze. Rero isezerano rishya rihera ku musaraba, Yesu avuze ngo byose birarangiye, amaraso akameneka, kuko amasezerano yose uko Imana yatanga akomezwa n'amaraso. Nta maraso amenetse nta sezerano. Icyo ngicyo nagira ngo abakristo bacyumve. Kumbwira ngo Yesu ngo yabwiye ngo wa muntu amaze kumukiza ngo genda wireka abatambyi, siko bimeze, yireka abatambyi kugira ngo akore imihango yose y'icyo gihe. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, kuko nta batambyi dufite abungeri, nta batambyi dufite. Ntabwo ngiye gusubira mu kiganiro cy'ubushize, ariko kwari kugira ngo mbereke uburyo abantu bagomba gusobanukirwa neza ibyanditswe. Yego, ushobora kuvuga uti abigishwa Paulo yajyaga mu rusengero ku isabato mu isinagoge, none se yari kwigisha abandi atabasanze mu isinagoge? Ahubwo ikigaragara we bigaragara ko yabaga ajyanwe no kujya impaka.
kugira ngo abemeze ibya kugira ngo Kristo abemeze ibya Kristo umwuka uba muri we wemeze abantu kuko Paulo ntago yabasha kwemeza abantu ahubwo umwuka uba muri Paulo kuko umwuka niwe wemeza abantu ubwo rero itegeko ryo kuziriza isabato ryarebaga gusa abantu bubahirizaga n'andi mategeko Imana yari yaratanze binyuze kuri Mose. Yes of course kubera ko murabizi ko aya amategeko yaje areba ubwoko bwa Isirayeli ibyo tubyemeranya. Namye ntekereza iyo usonye mu byakozwe n'intumwa 20 urumva araho sinibuka neza umurongo ntago nawuteguye hari ahantu ngo abigishwa bakoze inama bakora inama baravuga bati abanyamahanga bo twabagenza dute yego dukora iki barimo bibaza niba bazajya bakebwa gukebwa n'ibindi byose. Iyo usomye neza muri icyo gihe muri iyo nama yabaye ntago uzasanga mu isabato nta yari irimo ikibazo cyari n'ugukebwa nicyo cyari nyamukuru ntago uzasanga mu isabato ntago bigeze bagora abanyamahanga uzarebe neza iriya nama yabereye Yerusalemu ntago bigeze bagora abanyamahanga bazanye ibintu byo ngo gusambana sinzi n'ibindi bintu bavuze bingahe kubera ko bari babizi neza yuko muri Nouveau Testament mu isezerano rishya umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana ntago ayoborwa n'amategeko cyo turaza kukigeraho. Nta bandi bantu Imana yigeze itegeka kuziriza isabato. Uzasome neza Bibiliya nta bandi bantu banyamahanga Imana yigeze itegeka kubahiriza isabato. Genda uzampa umurongo nshobora kubona arasomye nabi ariko ndumva giye ntarahabonye. Nanone igitambo cya Yesu Kristo cyatumye abayahudi nabo babohorwa ku mategeko ya Mose harimo n'amategeko 10. Harimo n'amategeko 10 kuko abakristo turimo kwibeshya twebwe amategeko 10 turayubahiriza turi muri Kristo buri ushobora kumbwira uti Wilbert ntaguruka ku isabato urakora wemeza ute ko wubahiriza amategeko 10 kandi hari itegeko rya 4 w'icyo siko wambwira niko bavuga n'ababyigisha turaza kubireba rero. Noneho iyo ukomeje ugasoma neza hari ikintu nagira ngo se nk'ubwira abakristo abakristo dukunda kwibeshya nagira ngo tujye ku bintu abakristo dukunda kwibeshya kuko impamvu nsa n'uwakurinze kumbaza ibibazo uraza kubaza nyuma n'insoza ntabwo ndi butinde. Ikinyoma cya mbere ni ukuvuga ngo Imana yatangije isabato igihe yaruhukaga ku munsi wa 7. Icyo ni ikinyoma ntabwo ari byo ndumva nari nabivuzeho. Ntabwo Imana yatangije isabato umunsi yaruhukaga cyangwa yarekeraho umunsi yarekeyeho kurema kuko imaze kurekeraho kurema yashyizeho ikiruhuko iraruhuka nk'uko twabisomye cyangwa se irekera tugiye muri sens propre y'iri jambo. Noneho Bibiliya igira iti Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza kuko ari uw'Imana yaruhukiye imirimo yayo yose uyu murongo rero ntugaragaza itegeko Imana yahaye abantu. Nibyo navugaga ntabwo ugaragaza itegeko Imana yahaye abantu ahubwo ugaragaza gusa icyo Imana yakoze ku munsi wa 7 w'irema. Nta muntu n'umwe Bibiliya ivuga ko yizihizaga isabato mbere yuko Mose ahabwa amategeko. Yenda teora Mose ntawe ninde muntu wizihizaga isabato mbere yuko Mose ahabwa amategeko. Rero ikindi kinyoma kigira kabiri Abisirayeli bizihizaga isabato mbere yo guhabwa amategeko ya Mose. No nibyo navugaga ntago mbere yo guhabwa amategeko Abisirayeli bizihizaga isabato batangiye kuyizihiza itegeko rya 4 rimaze gushirwaho ku musozi wa Sinai amategeko 10 amaze gutangwa n'Imana biciye kuri Mose. Noneho ikindi kinyoma atugeze ku cyakangaye umaze kuvuga 2 ndumva ari cya 3 kubera ko isabato ari isezerano ridakuka n'ubu rigomba gukurikizwa. Twize gusoma ngo rizaba isezerano ridakuka nicyo turi burebe rero. Umuntu ashobora kwibaza niba ari isezerano ridakuka kugira ngo twumve neza Bibiliya
kuko Imana yashizeho irindi sezerano rishya? Wansubiza. Nuko irya mbere yari ririmo ayo mategeko yari yananiwe gusova umuntu, yaba amategeko yaba n'ibitambo. Njye niko mbyemera. Hagomba kuboneka irindi sezerano rishya ribonekamo no kumeneka amaraso kwa Kristo. Iyo uvuze ridakuka, rishobora nanone gusobanura ikintu kizakomeza. Kuko iyo usoma Bibiliya, iyi ngiyi Bibiliya yera dusoma handitse ridakuka. Wasomye, urumva umurongo wasomye ibisezerano ridakumva ari mu Kuva 3:15 twabisomye. Ibisezerano ridakuka, ariko mu gihe burayi ugiye muri propre ntago bisobanuye necessairement ridakuka. Bisobanuye rizakomeza, rigakomereza he? Rigakomereza muri Kristo nk'umwami w'isabato. Turaza kubireba, ndimo ndashaka kugaruka kuko niho iki cyigisho kizingiye. Kigakomeza igihe runaka kitazwi. Ridakuka gishobora gusobanura muri ubwo buryo nanone. Ni bya bindi twabona ngo isabato kuruhuka, ariko nawe rigasobanura kurekeraho. Urumva ko ni amagambo umuntu ashobora kureba neza akurikije n'ibizaba nyuma mu isezerano ishagahita asobanukirwa kurusha. Iyo ugendeye aho ngaho ushobora kuyoba nanone. Ridakuka ahubwo bisobanuye yuko ngomba ariko ko nagira ngo mbaze abantu badukurikirana, ubu se ninde muntu wubahiriza isabato nk'uko birivuga? Ntawe ndabona. Ndibuka kera nkiri umuseribateri nahuriraga no muri restaurant n'abubahiriza uwo munsi, ntago ngiye kuvuga amazina yabo, ngasanga baje kujya muri restaurant bavuye ku rusengero kuwa gatandatu kwisabato, kandi banakoze n'urugendo rurenze uko Bibiliya yemera. Rero ba Kristo mutwumva mwe kuba imbata z'imisi, hari imirongo tuza kubona itubatura kuri ibyo by'imisi. Noneho kugeza igihe runaka kitazo ibyo navugaga, ariko bitavuze iteka ryose. Urugero, Bibiliya ikoresha ijambo nk'iryo yerekeza ku murimo w'abatambyi, kandi ubu hashize imyaka 2000 Imana ikuyeho uwo murimo w'ubutambyi. Ariko usomye neza iravuga ngo uwo murimo w'ubutambyi ni umurimo ugomba kuba udakuka, isezerano ridakuka nawo. Ariko umurimo w'ubutambyi wakomereje he? Wakomereje muri Kristo Yesu, niwo mutambyi w'iteka ryose. Melikisedeki irangije Bibiliya irenga kuri ibyo, natwe itwita abatambyi. Urumva uko bimeze rero Bibiliya aho hantu. Nagira ngo abakristo twumve neza Bibiliya iravuga iki. Dukomeze. Ikinyoma kindi sinagiye mbibara yenda tewe yabibaza. Niba ari cya gatatu, niba ari cya kane. Kibaye cya kane. Izirizaga. Nta kuri kurimo. Nta kuri kurimo. Abakristo bagomba kuziza isabato nk'uko Yesu yayizizaga. Nta kuri rero kurimo. Ariko mu gihe cya Yesu iyo yagendaga wumvaga harimo claim zivuga ngo abigishwa bawe ko batiziza isabato. Hari n'igihe babafashe ngo bari kurya masaka, icyo gihe mu butumwa bwiza abantu biri bari muri Matayo. Uwo murongo ntago nawuteguye kuko twagombye no kuwutegura kubera ko nabyiba ofete, kubera ko mbifite mu mutwe. Yenda Cyprien dushakira umurongo. Baragiye batoragura umunsi w'isabato ibyo bajya niba ari amasaka, ari naho hari rya jambo rivuga ngo Yesu n'umwami w'Isirayeli. Nubwo tutarahagera mwamushaka uwo murongo noneho mu kanya tukahagera neza. Yego, ariko tubanze tunyomoze iki kinyoma kivuga ngo Yesu yizirizaga isabato. Matayo 12 umurongo, reka mbere ku murongo wa 2 aravuga ngo maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arabasubiza ati, arababaza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima ko yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya, cyangwa abo bari bari kumwe keretse abatambyi bonyine? Umurongo wa 5, cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko urusengero ari hano. Niko yabasubije. Yego. Iyo mwari muzi uko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaye abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu
ari umwami w'isabato. Amen. Kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. N'uwo murongo nashakaga rero. Yesu yo ntago yigeze aziririza isabato. Kuko deja aho ngaho impamvu banamureze nuko yarayikandagiye. Baramurega. Abari kumwe nawe ngo bagendaga bayikandagiye. Bagendaga bayikandagiye. Noneho ukuri guhari nuko Yesu yavutse yari umuyahudi, yari umuyuda, ibyo tubyemeze, akaba yaravutse yubahiriza amategeko ya Mose. Igihe cye amategeko yari en vigueur, yarubahirizwaga. Kugeza isezerano rishya ritangiriye ku musaraba. Kubaho kose agiye Yerusalemu, agiye Galilaya, ajya hehe, icyo gihe cyose yari mu isezerano rya kera. Ntabwo ari uko ngo nabisomye ngo muri Matayo ngo ibice 5 ngo none ngo ni isezerano rishya. No, amasezerano yose uko Imana yatanga akomezwa n'amaraso. Muri ibyo 15 yavuze. Rero nagira ngo iki kinyoma nacyo ntago ari ukuri. Abadukurikirana babyumve, ni ikinyoma, ariko ukuri guhari nuko Yesu yavutse yubahiriza amategeko kuko isezerano rishya ritari gatangira. Ikindi kinyoma rero baravuga ngo intumwa Paulo ngo yazirizaga isabato ngo kandi ari umukristo. Ntago ari ukuri, nibyo twayibuze mu kanya, ntago nongera kubisubiramo. Paulo uko byari bimeze nuko yagombaga kujya kwigisha abantu abasanze aho bari. No mu masinagoga akajyamo kugira ngo ababwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta handi yari kubakura rero atari mu masinagogi yabo. Rero ni ibintu byumvikana, abakristo twe kubitindaho cyane, ahubwo dusobanukirwe neza ukuri. Ikindi kinyoma gikunda ndetse gushirwaho n'abantu bitwa ko batanayiziririza ni icyo kuvuga ngo isabato y'abakristo iba ku cyumweru. Byo ntago ari byo. Mbwira n'abakristo barimo kunkurikirana, nta munsi wo kudakora, ni icyambere, nta no munsi wo kudasenga. Niko bimeze. Ndasubiramo, nta munsi wo kudakora nta gidayeri, nta no munsi wo kudasenga ubaho. Iminsi yose ni y'Imana, iminsi yose niyo gukora, iminsi yose niyo gusenga. Kuko biravuga ngo musenge ubu dasiba. Reka ngisubiremo babyumve teo. Iminsi yose niyo gusenga, iminsi yose niyo gukora. Nubwo nabandi mu modoka nshobora gusenga, nubwo ndabandi mu rugo cyangwa ahantu hose nabandi nshobora gusenga. Gusenga rero nta saha bigira, nta munsi bigira. Yenda reka mbyemeze ho gatoya, gutera nabyo bishobora kugira umunsi runaka abantu bumvikanye, ko turaza kubibona. Bibiri iri claire cyane. Rero nagira ngo iki kinyoma nacyo bakristo bene data, ntabwo isabato y'abakristo iri ku cyumweru. Isabato y'abakristo iri muri Kristo. Amen. Niko bimeze. Ntabwo isabato yacu iri ku cyumweru teo, nubona nikiraka ku cyumweru wavuye gusenga, mbibwira abakristo babyumve, tugikora. Wavuye mu rusengero ugikore neza n'umutima ukunze, ijye uzavanamo uzabitura Imana. Amen. Niko bimeze. Abakristo nagira ngo twumve neza uko bimeze. Geshobora kuvuga uti umunsi wanje wo kuruhuka ni kwa kabiri. Niwo nemeje. Ndavuga ati kwa kabiri nzajya nduhuka mbe muri famiye n'urugero. Wowe ukavuga uti jewe ni kwa kane. Kuri umuntu avuga ati umunsi wo kwa gatanu nziyiriza njya ahantu nsenge, ni kimwe nuko navuga ati uwo munsi wo kwa kangahe jewe nzaruhuka mbane na famiye. Ibyo ni ibintu programme y'umuntu ku giti cye. Ariko bakristo mu byumve neza, mukure mu mwuka, tumenye ijambo ry'Imana. Nta munsi wo kudasenga ubaho, nta munsi wo kudakora ubaho. Ntawo nabonye jewe. Ko nukuri ko ijambo ry'Imana rihari, umuntu wese agira gahunda azavuga ati ndajya mu materaniro saa 5, après-midi ndajya mu kazi. Ibyo ni ibintu umuntu yiprograma ubwe. Ariko ntaho bihuriye n'ibintu by'umwuka. Rero bakristo bene data, icyo kinyoma kiveho, isabato y'abakristo si ku cyumweru. Noneho ense nk'uwantisipaho gatoya, abantu benshi bakunda kubaza ikibazo bakavuga bati mwege musenga ku cyumweru kandi ku cyumweru ni Sunday, bisobanuye umunsi w'izuba. Ujye ubyumva ngo ni Sunday, ngo dore ngo yitwa Sunday, umunsi w'izuba. Ariko abo ngabo babivuga bavuga ko basega kuwa gatandatu ngo ni samedi, ni kwisabato. Ariko Saturday nayo iso n'umunsi wa Saturn, ikigwamana cyitwa Saturn. Rero nujya kuvuga ngo uyu munsi ngo n'uwizuba,
ngo uyu munsi n'uw'ukwezi uyu munsi ngo nuwande mwene data iminsi yose ni ya rurema mugani w'abagande ngo ni ya ruhanga ni ya katonda iminsi yose ni y'Imana nta munsi wa satani uhari kuko iminsi yose ni y'Imana iyo uyikozemo iby'Imana iyo uyikozemo none se nusenga ku cyumweru ukoze icyaha ko wasenze kubera ko ari ku cyumweru ibyo ni ibintu bitumvikana abandi bakavuga bati dore 666 ngo ikimenyetso ngo nugusenga ku cyumweru hari n'abahanuzi maze iminsi numva bavuga ngo umunsi ngo ikimenyetso ngo nuko ngo umunsi ngo uzaba ngo abantu ngo bazashiraho ngo ku cyumweru nk'umunsi ngo abantu bagomba gusengera ngo rikaba nk'itegeko rwose bakristo bene data nagira ngo twumvikane nibavuga bati muzajye muterana ku cyumweru ni ibiki bihungabanya mutima reka tuvuge bavuze ati mujye muterana kwa gatandatu cyangwa se kwa gatanu leta ishizeho itegeko ti uwa masengero yose nta muntu uzongera kujya mu rusengero ku cyumweru tubahaye gahunda yuko hahandi mwaterana ku cyumweru muzaterana kwa gatanu bene data mu nkurikirana ibyo bihungabanya iki umukristo mu mwuka ko nubundi nta nubwo nasenga ku cyumweru gusa reka ikada yenda te washobora kubazi yuko dusenga ku cyumweru cyangwa duterana ku cyumweru reka mu rugo iwanjye honyine mfiteyo itorero ariko ni muri gaburo na mu rugo ntimurya y'igaburo ibyo ngibyo rero nubijyamo Theo urabugiye mu bintu bitari arahita bavuga ati bagiye gukora wa munsi werejwe witeka bazane ibindi niyo mpamvu mvuze nti ababitekereza gutya bavuga ati gusenga cyangwa guterana n'icyo kibaho ugasanga kirimo kirabangamirwa n'ababyigisha bakavuga ati sabato yacu tuzayamburwa abandi bakavuga ati bakunda gukoresheje amahona akarengane tuzatwinje mu bihe by'akarengane ariko je ndimo kwibaza abantu ntago ndimo kubitekera abantu se turasoma Bibiliya niba reka ngo urugero rworoshye koloniza ibihugu byinshi nicyo turimo kirimo ibihugu byinshi amasengero barayafunze cyane nagira ngo tujye aho ngaho barayafunze ese gufunga amasezerano twahise tugwa se ntago twateranye ko bafunze isengero reka mbaze Theo ntago twateranye twateraniraga mu miryango yacu ahubwo Imana ishimwe kuko nabonye abantu benshi bari bagiye ko hari bitorero rero tubyite noneho yuko cya kizira cyaje kubera yuko bafunze urusengero Theo yasengeragamo ku cyumweru yateraniragamo kuko gusenga byo ni urusengero ni mu mutima muri make rero abakristo twe ahubwo twirinde icyaha n'igisa nacyo twe gutinda mu bintu bitari ngombwa ntago kuba bafunze isengero bafunze urusengero rw'Imana nta murongo wasomye ngo urusengero rutongo ruriha ruri hano murongo harakantu kavuze sinzi ko Cyprien yabyumvije ngo urusengero ruruta ruziriya nsengero ruri hano yashaka kwivuga we kuko yavuze ngo umubiri wanjye n'urusengero urazi ko hano yavuze ngo nshobora ngo niba ngo kugubaka mu minsi 3 yabwiye abayuda nabyo birego bamureze baravuze ngo yavuze ko yasenya urusengero mu minsi 3 ngo akaba rurangije no kurwubaka muri make rero bakristo bene data mudukurikirana tuve mu idini twinjire muri Kristo kuko ikibazo gihari abantu turi mu idini ariko ntago turi muri Kristo n'inyigisho twigishwa n'izi dini ntago ari za Kristo kuko umenya inyigisho za Kristo ntago wagwana ku misi nta nubwo wagwanya ku nyubako zisengera abantu bubaze ntago wabigwana ibyo ngibyo kubera ko aho guteranira harahari ahubwo ikibazo surahari Imana idufashe rero iki kinyoma abakristo naringitinzeho cyo kuvuga ngo icyumweru ngo niyo sabato y'abakristo no agaruki ikindi abakristo uyu munsi wo ku cyumweru nagira ngo mbwira abakristo ko ari umunsi wihariye cyane kandi hari ibintu bita bise nabyita gute mu kinyarwanda ubwumvikane bw'abantu yewe abankurikirana mu byumve nta nubwo mblaminga cyangwa se nkiri urubanza umuntu uterana kwa gatandatu ku isabato kambivuga nta nubwo nkiri urubanza umuntu uterana kwa kabiri kuko ashobora kuba bahari
nta nubwo ncira urubanza umuntu uterana kwa gatatu cyangwa ku cyumweru. Umuntu wese ngo ahitamo umunsi sundi wareba uwo murongora, uwareba uwo murongo. Abaroma 14:5 kugira ngo bakristo tuve mu bintu byo kuba imbata z'umuntu. Ndagira ngo hasome Abaroma 14 murongo wa 5. Yego. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe akawurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya umutima we. Ko yababwiye. Ese murashaka iki bakristo? Ikidasobanutse hano ni niba Theo yahisemo kwa gatanu, reka mwubahire kwa gatanu yahisemo, kuko yawuhisemo ku bwa Kristo. Amen. Yes, yawuhisemo kwa gatanu kubera Yesu. Nanjye nahisemo kwa gatandatu kubera Yesu. Kuko iminsi yose ni ya Yesu. Abakristo badasobanukiwe icyo kintu ni ikibazo. Abantu bari mu buyobe butari ngombwa cyane. Umuntu akagucira urubanza ngo wowe ukandagira isabato nta juru uzajyamo, ni rya muyomba wawe cyangwa ni rya shangaza. Ntabwo Kristo twizeye ari Kristo w'iminsi, ariko ni Kristo w'ibihe byose. Haleluya. Muri make rero nagira ngo mbwira abakristo, niba mpisemo umunsi ukarubanura ku bwa Kristo, ukarubanura ku bwa Kristo. Haleluya, ni Kristo ukwiye guhabwa icyubahiro. Muri make rero ku cyumweru nagira ngo mbwira abantu, ku cyumweru bawuhisemo banawukomeze kuko uraryoshye. Icyambere, umwami wacu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Kandi uwa mbere w'iminsi 7 ni ku cyumweru. Itorero rya mbere ryamanyagura imitsima kwa kangahe Theo? Ku wa mbere w'iminsi 7 mu gitondo kare. Wanyibutse ikindi kimwe cyabaye ku munsi ikijya cyajyaga kiba ku munsi wa 7. Mwuka wera nibwo yaje. Mwuka wera yamanutse ku wa mbere w'iminsi 7. Bakristo bene data rwose, ukomeza ku cyumweru ukomeze ku bwa Kristo Yesu. Ukomeza kwa gatandatu ariyo sabato bamwe bita isabato, aho ukomeze ku bwa Kristo Yesu. Usenga kwa gatanu akomeze kwa gatanu kubera Kristo Yesu. Icyo ni ikintu kiri simple, cyumvikana, gisobanutse, abakristo bakwiye kumenya. Nagira ngo mbere yuko umwanya Theo nsoreze kuri iki kintu gikomeye cyane, kandi mbwira abakristo ko icyambere Kristo Yesu niwe mwami w'isabato. Yego. Tugiye rero mu gusobanura, niwe mwami wo kuruhuka, niwe mwami wo kurekera, niwe mwami wo kuruhuka. Kristo Yesu niwe mwami w'isabato. Hari ibyo twarekeye aho, ni nawe sabato aho, hari ibyo twakoraga twarekeye aho kuko turi umwami wo kurekeraho. Siko bimeze. Hari ibyo twarekeye aho. Abakristo bumvira ijambo ndimo kuvuga, hari ibyo twarekeye aho. Twaruhutse ya miruho n'ubu. Hari ibyo twarekeye aho, hari ibyo twaruhutse. Bamwe barabasinzi, abandi bari indaya. Uyu munsi bari mu mwami wo kurekeraho, bari mu mwami wo kuruhuka, bari mu buruhukiro. Icyo ni icyambere. Ikindi nagira dusoma Abaheburayo rero, kandi bon appétit n'ijambo abadukurikirana. Abaheburayo bice 4 biraryoshye. Niho nshaka gusoreza, hanyuma mu mwanya Theo, ariko numva ibibazo byose ari kubaza nabisubije. Sinumva bimazemo. Ubwo rero nagira ngo Theo Abaheburayo adusomera bora mu gihe n'ijambo abadukurikirana. Hari n'undi murongo turi busome dusoza. Abaheburayo 4. Wowe ntwahera ku murongo wa mbere Theo. Yego. Haravuga ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro. Yego. Kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebweho ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ngo twinjiye he? Mu buruhukiro. Ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, kwameza. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira muri ubwo buruhukiro bwanjye. Yego. Ari bw'Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko ari waho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse iminsi yayo yose ku munsi wa 7. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo,
babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Imana yongera gutoranya umunsi. Haleluya, yongeye gutoranya umunsi ariwo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo imwinangire imitima. Mwinangire, mwinjire mu ruhukiro bwa Kristo Yesu. Yesu Kristo n'umwami w'isabato. Yesu Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo isabato ibikiwe abana b'Imana. Amen. Rero nagira ngo nsobanure kano kantu ba Kristo muryoherwe n'ijambo. Isabato ibikiwe abana b'Imana ngiye kubibasobanurira. Iyo usomye ukajya muri teoloji, abateoloji badukurikirana renda bo bahita babyumva cyane. Kuva kuri Adamu ukagenda ukagera kuri Nowa hanyuze imyaka 2,000. Kuva kuri Nowa ukagera kuri Kristo Yesu avuka aza mu isi hanyuze imyaka 2,000 bingahe? 2. Ibaye iminsi ingahe Theo? 2,000. Ibaye iminsi imyaka 2,000. Ubwo ibaye iminsi kuko iravuga ngo ku Mana imyaka 1,000 ingana n'umunsi umwe, n'umunsi umwe ingana n'imyaka 1,000. Ari umugabo witwa Persikore kubakurikiye ubuhamya bwe aduha experience y'ijuru. Igitabo yagiye mu yerekwa gira ngo yakitse sijuru avec Paul. Ajya mu yerekwa noneho abona umugabo witwa Aburahamu. Aramubaza ati ese Aburahamu tubwire wageze hano ryari? Aburahamu aramubwira ati hano ngo mamaze umunsi umwe wenda 2. Ya Aburahamu rero uhita wibaza yagiye mu ijuru ryari? Biravuga ngo imva z'abera zirarangaye ngo zirakingurwa babonekera abantu mu mudugudu Yerusalemu. Bababwira bati sisi tunahama paradiso imetoka huko chini izamutse mu ijuru. Niho paradiso Yesu yayimuriye mu ijuru. Noneho imyuka y'abera cyangwa sabera bajya muri paradiso. Noneho Persi amubajije tuhamaze igihe kingana gitamwira ngo umunsi umwe wenda 2. Nipo nahise nsobanura Bibiliya ntabwo igibesha Theo. Ku Mana mwisi y'umwuka kambivuga uko mwisi y'umwuka imyaka 1,000 n'umunsi. Niyo mpamvu umuhanuzi azakubwira ngo ndabona ibijyo ngo ndi kubona isahani rira kandi bikiri kure cyane. Warageze ukaburara nka myaka 5. Ibyo bijyo utareba nuko mwisi y'umwuka ibihe biregera. Yego. Aho ngaho ngira ngo urabyumvise cyane. Noneho kuva kuri Adamu kugera ku Yesu aza ni iminsi 4. Noneho wabara uva kuri Kristo Yesu umwami wacu umwami w'isabato ukageza isaha ni imyaka ingahe? 2,000 around. Iminsi ingahe? 2. Uteranije yose ibaye iminsi ingahe? 6. Siko bimeze? Hasigaye uburuhukiro. Haleluya. Amen. Hasigaye umunsi wa 7 ariyo myaka 1,000 tuzaba turi kumwe na Kristo Yesu. Niyo munsi wa 7 niyo mpamvu bibiliya ikiravuga ngo isabato ibikiwe abana b'Imana. Amen. Ba Kristo bene data mu nkurikirana mwe gutinda kuri isabato. Hari indi sabato tuzaruhuka. Yego. Rero nibwo busobanuro bw'isabato ya Kristo iriya sabato rero y'isezerano rya kera nsoza. Aba Kolosayi 2:16 niyo tugiye gusoreza kuri uyu murongo. Aba Kolosayi 2:16 tugana ku musozo niba Theo nta kindi kibazo afite. Aba Kolosayi 2:16 ravuze ngo rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. 17 akavuga ngo kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Aha. Esa murabyumvishe. Cyprien ntabwo ashobora kubona. Urimo kubyumva? Nubwo uri kuri kamera reka tujye mu kiganiro twumve n'abari urimo kubyumva. Ntihagire ubacira urubanza kubyo mucyo. Ba Kristo reka mbwira abapantekote cyane cyane ko nibo tubana kenshi. Nigeze kumva abapantekote ngo batajya ingurube ngo ni icyaha ngo byanditse ngo ntizatuye ngo ntizuza. Ba Kristo bene data reka mbabwire musobanukirwa ibyanditswe n'injangwe niba ubasha kuyijya uzajye. Niba ubasha kujya inzoga n'ibikeri n'ibikiri ibindi byose uzajye. Niba wumva ufite apeti yabyo. Ni inzoga kuko arantu ugeze numva muri Kongo Theo ugenda bakakuzimana inzoka. Kandi iyo nzoka izimana umushitsi w'iteka w'icyubahiro. Hari n'abava muri bihugu byacu yagira ruguru hari agasanga baranywa amata y'ingami yakikanga. Rero ba Kristo dukure tuve muri ibyo bintu
rimwe na rimwe usanga dutinda muri ibyo, ariko ibyo twakagombye kurwanya ntitubigwanye, ahubwo tukagwanya ibitari byo kurwanya. mu yandi magambo Satani agamije kuturangaza cyane, kuturangaza uri yuko twagira imbaraga zo kwinjira muri ubwo burukiro muri Kristo Yesu tukajyamo, kuko bari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwaho, kuko muri Kristo uri murimo wubahiriza rya tegeko ry'urukundo rihita rikavaringa n'amategeko yose. Iyo ufite urukundo rwa Kristo muri wowe, hari ibyaha ugomba kunesha uko bigenda kose. Nitwinjira muri Kristo tukava mu idini, ahubwo tukinjira muri Kristo azatwigisha uko tugenda. Nituganira ku byigisho by'ibutumwa bw'ubuntu, abantu barimo kuvuga ngo ubuntu kiniki, numenya ko ubuntu bwaserutse bukatwigisha kureka kutubaha Imana, nikuza ubuntu bw'Imana bukurimo muri wowe, nta cyaha wakora. ngira ngo ntago ndasoza ngiye kuguha umwanya, reka soreze muri iki kintu. Ba Kristo ntihagire ubakira urubanza ku by'ibyo mujya, ibyo munywa, ku by'amasabato, ibyo ngo byari igicucu, nibyo kibizaba kibya mu kirongo kibyari biraririye kuzaza. Nibi ni Kristo Yesu, isabato Imana yayishizeho ari igicucu kibizaba ngo umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ibyo rero byarabaye, Kristo yaraserutse ari we mwami w'isabato, umubiri wabyo wose ufitwe na Kristo. Ahubwo icyo nabwira abakristo nsoza n'abatwumva, mureke twinjire muri Kristo Yesu. Haleluya. Niho tuzaruhukira. Ubundi muntu utari muri Kristo wararushye, urindushyi byarakuyobeye, ahubwo ngwino kwa Kristo winjire muri ubwo buruhukiro, hanyuma tubikiwe noneho ubundi buruhukiro bw'imyaka 1000, ariyo sabato ibikiwe abana b'Imana. Uwiteka bagirire neza. Amen. Urakoze cyane. Ntabwo ndibaza ibintu byinshi, Imana iguha umugisha. Ngira ngo nanjye ari ibintu nsobanukiwe kandi vraiment ndafashijwe, ariko yivuze isabato abayigisha ari abantu bakunda kugarukwaho, bavuga ngo itegeko ryarahinduwe ngo bituma bijya ku cyumweru. Reka je mukoresha kuko ni umuntu uzwi, izina Constantino ritabonetsemo abantu bigisha isabato, ngira ngo ntibaba baryujuje neza. Bavuga ati twasengaga kuri uyu munsi bukeye umwami ati Constante. Ni iki Constante yakoze cyatumye buri musaba byigisha bagaragaza ko ariho byapfiriye? Ahubwo ikibazo mfite nakubwiye nti ikibazo abantu turi mu madini kurusha kuba muri Kristo Yesu. Constante yawushira kwa 4 yawushira kwa 5, ntabwo ahindura Kristo uri muri nge. Kristo uri muri nge ni wa wundi, kuko Kristo jewe nakiri suw'imisi n'uw'imisi yose. Rero urambwira ngo yahinduye ngo ku cyumweru, ngo yahinduye kwa mbere. Kristo ndimo suw'imisi, suwa samedi, suwa dimanche. Kristo tubana kuwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu kugeza ku cyumweru, icyo twita icyumweru ubu ngubu. Rero Constante rwose ibyo yahinduye byo ni byinshi, ntabwo ari uwo munsi wonyine, kuko murabizi ko n'umubatizo wo mu mazi ngira ngo wahindutse mu gihe cye. Umubatizo wo mu ruhanga ari biki byose byahindutse mu gihe, ntabwo ari ibyo gusa Constante yahinduye. Ibyo bahinduye ni byinshi. Benda nibutse n'abantu yuko ni ca 10 itorero rya mbere ritagitangaga. Yego twarabibonye. Ntago ndi busubire n'ibyo yaje Victoria yavuze koko duhura nawe 100%. Umbwiye ngo na topic ye cya 10 nongere nyivugeho, mpita nguha link yanje Victor. Ukagenda kureba kuko nihishurirwa afite n'ibyo mfite nanje miya kwa miya. Ubwo rero muri make nagira ngo mbwira abakristo twe gutinda mu bintu by'amategeko, ahubwo twizere Kristo, noneho ya mategeko yose uzi uri muri Kristo Yesu urayubahiriza. Ni sabato buriya turayubahiriza kuko turi muri Kristo. Amen. Kuko niwe mwami w'isabato. Murakoze cyane. Ngira ngo nta bibazo byinshi biriho, kuko ibyo abantu bendaga kwibaza byasubijwe. Ntihagire ubacira urubanza agende ku byo murya, mboneko z'amezi cyangwa amasabato. Paulo yaragitsindagiye cyane. Ntabwo ari samedi gusa, nazandise umunsi z'imyaka we yarabisobanura bati tu le saba. Ngira ngo yazivuze neza. Hanyuma ubwo abantu barasobanukiwe, keretse nyine bazashiremo comment tuzagenda tureba twose. Washaka kubaza ubwo yabaza, kandi Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha kubw'umwanya mwatugeneye. Vraiment nekereza ko harimo abantu uba wumva barabaye imbata z'umunsi kurusha kuba imbata za Kristo. Niho ikibazo giherereye ahubwo. Ikibazo ni abantu bagakwiye kuba batinda bavuga umunsi, bagakwiye kuba bavuga
icyatuma basa na Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, reka tubasabe kudusengera n'ubundi ubwo abantu bakurikiye. Niba wari ukurikiye ukaba wagize ikibazo ucyandike muri commentaire hasi aho ngaho, arahari kugira ngo agisubize. Mana turagushimiye, iri jambo ni iryawe si iryacu, nta nicyo dushoboye utadushoboje. Turi abantu bambaye inyama n'amaraso, bambaye umubiri, ariko turagushimiye kuko umwuka wera yaje kugira ngo atwigishe. Natwe rero ratwigishe tumenye ukuri kwawe, tumenya ko ari uburuhukiro bwacu, tumenya ko turi muri wowe, tuba twubahirije isabato kuko ari umwami w'isabato. Nagira ngo umuntu udukurikiye wese utarinjira mu bwo buruhukiro, utarinjira mwami muri iyo sabato, mwami turamusengeye kugira ngo umushoboze, natwe uturinde gusohokamo, ariko duhe kuba muri wowe kugira ngo mwami tubashe kubahiriza amategeko, kuko nta muntu wabasha kubahiriza amategeko atari muri wowe, kuko niwe mwami, ni wowe uyoboye amategeko yose asohorera muri wowe. Urakoze kuko uri umwami mwiza, rero komeze kutugirira neza, kandi buri wese akomeze gufashwa n'ijambo ryawe, ndetse umugisha n'iki gitangazamakuru kugira ngo mwami ukomeze kubashoboza, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kunyura kuri Iyi Channel, kandi abantu bakomeze gufashwa. Turabisabye twizeye ko tuzi neza kuri Imana yumva gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba